Haleluya, haleluya, nidukomere. Amazina yanjye nitwa Nyirumuringa Turiki Jehova, nkaba ndi umwuzukuru wa kaka wabanye nawe igihe kinini gishoboka. Ni ngewe muntu mu buzukuru be twaganiriye cyane. Nkaba ndi kwihanganisha buri muntu wese wadutabaye ko ngewe namaze kwiyakira, ko nyumva ko kaka yagiye nagize igihunga, naguye hasi. Ariko korari Byiringiro murahari, korari Byiringiro na nyogokuruza wanjye, ntimugire ubwoba, ntago twapfushije, ahubwo ku Mana twashyingiye, turashyingiye. Rero niyo mpamvu mubona ntafite ikibazo. Ndabizi ngewe ko ku Mana nashyingiye kaka. Kaka yakoze ubukwe, kandi yakoze ubukwe bwiza, ko mwese mwaje. Ngiye gutangira mvuga ku bijyanye n'urugendo rwa kaka, ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Kaka twarabanye. Ikintu cya mbere mushimiye, kuva nkivuka kugeza uyu munsi, kaka niwe muntu wa mbere wabashije kuba yanjyana mu nzu y'Imana. Kaka niwe muntu wa mbere wanyigishije gusenga. Kaka niwe muntu wa mbere wanjyanye muri korari. Kaka twajyaga tujyana kuririmba mu masorute ya za Kibungo, akagenda mpetse mu mugongo. Natangiye gukorera Imana mfite amezi 6 kubera kaka. Kaka yaragize 90% by'ubuzima bwanjye. Umva ni igihombo nagize. Yamenyeraga uniform ya korari, imyenda yanjye y'ishuri. Sinigeze, igihe cyose nabanye na kaka, sinigeze njyana uniform idateye ipasi ku ishuri. Kaka yaramfatiye runini, rero murabyumva namwe. Mu minsi yo kurangiza urugendo rwa kaka, muri uko kwezi, nko mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, yakundaga kumbwira ibijyanye n'urugendo rwe. Akambwira ati, mwana wanjye, nimpfa no uzanshyingura. Ati, mwana wanjye, ne twabanye imyaka myinshi, kandi ntuzibagirwe ko nakurwaje. Nigeze kurwara, andwaza umwaka wose. Ababizi baransuye. Narwaye umwaka wose. Kaka anyitaho mu buryo bushoboka, ku buryo kugeza uyu munsi nitsamuraga ati, umwana wanjye abaye iki. Narwaraga igiheri, ati tujye kwa muganga. Mbere yuko mu byumweru 2 byabanje mbere yuko asoza urugendo, Papa Fisi yaje kumusura. Ndi kuvuga Pasiteri Murenzi. Yaje kumusura ari nijoro, yari yarwaye. Urumva bavuze ko yari umujyanama w'ubuzima. Mama Fisi yaramubwiye ngo aze kwa kaka arebe niba afite malariya. Yaraje nijoro, kaka mufatira ikizamini abura malariya. Abuze malariya, baraganira. Ibintu baganiriye byonyine byagaragazaga ko bari bameze nkaho barimo baraganira iby'urugendo rwabo rwa nyuma. Ariko Imana ishimwe, nibura hasigaye umuntu uzambwira uburyo kaka byagenze. Bimwe mu bintu Pasiteri Murenzi yaganiriye na kaka,
baganiraga mu rugendo bakoranye muri korali Ibyiringiro, imisozi bazamukanye bajya gusenga, bararuhiye ubusa. Kugeza uyu munsi ubu tuvugana, mu byumweru 2 n'ubundi bishize haje abana 2 barwaye bwaki. Uwa mbere we yaje yenda gupfa, ari umuntu upfa ubona apfa. Kaka ntiyawemye kumufasha. Kaka yaravuze ati wowe urarara ugiye ku murenge, atoraheka umwana uri mu mutuku. Umwana uri mu mutuku uramuheka. Ati umwana bamuhaye amatara aruka. Ibiyo nibyo bintu ntazibagirwaho kaka. Uwo mwana rwose ndamutse mubonye Imana yabingiriye neza. Nirwo rwibutso kaka yaba nsigiye. Uwo mwana kaka yamwitayeho, ahamagara abajyanama bagenzi be umumama yaratuye mu mudugudu wa Muhororo. Ababwiye ati mu mudugudu wanyu murwaje bwaki kandi birakomeye cyane. Undi muntu w'umumama ndakeka ko bazanye ari hano namubonye, nawe yazanye umwana arwaye ameze nabi cyane. Kaka nawe ntiyahwemye kumufasha. N'uyu munsi turahura akanyihanganisha. Mu byo nasorezaho, ikintu mwibukiraho, kaka yari umuntu uvugisha ukuri. Kaka yari umuntu uvugisha ukuri ku buryo ukuri ko yashoboraga no kukuzira. Kaka yari umuntu uvugisha ukuri cyane, yangaga ibinyoma. Kaka ikiganiro twagiranye cye cya nyuma muri iyo minsi, muri icyo cyumweru yarandwaje, naje kurwara tifoyide, narembye cyane ku buryo utashaka kubyumva. Kaka yarandwaje, ikintu nari nshoboye kurya ni amagi. Kaka yanguriraga amagi ya buri munsi. Kavuga ati nta mafaranga mfite ariko amagi ugomba uyarye. Ikiganiro kaka twagiranye bwa nyuma, kaka twaganiriye ambwira ati bana banjye ko nabatereraga ipasi, ko nabitagaho mwarwaye, nimara gupfa muzaba abandi. Yaratuganirizaga ariko we wabyumvaga nk'ibintu bisanzwe, ntago nyine watekerezaga ko ariko bizarangira. Kuri wa gatanu nimugoroba yantumye umukenyero njye kuwumuzanira, ari ahantu yari yawusize, ndagenda ndawubura. Kaka yari yakomeretse urutoki kandi avunikira twebwe. Aravuga ati bana banjye murye. Muri iyo minsi twari twarabuze apeti kubera ko twararwaye. Avuga ati murye uko nzongera guteka isombe nyuma y'amezi 5. Umvaga ko nyine yambwiraga ibintu byose ariko simbisobanukirwa. Ati nzongera guteka isombe nyuma y'amezi 5. Ndavuga ati reka tuyirye bwa nyuma. Noneho kwa gatanu nimugoroba naje gutaha. Mama Obama yari yaje mu rugo, yaje kugira ngo amufashe utema kuko yari yakomeretse urutoki. Ijambo rya nyuma ntazibagirwa paka kwerezo ry'ubuzima bwanjye. Kaka yarambwiye ngo umwana wanjye wigenda nijoro udakora impanuka kandi ugira urugendo rwiza. Ambwiye ngo ngire urugendo rwiza. Nanjye ubu rero ndashimira Imana ko yatashye nta mugayo, ko yatashye afite ibikorwa byiza, kandi ndamusezeranya ko nanjye nzakora ibikorwa byiza nkamusanga ahari. Murakoze. Irafunga ubona ko atari byo, ifite ikindi gihe izayifungurira. Dutegereje
igihe impanda izabivuze. Reka rero dusome ijambo ry'Imana twifashisha kugira ngo tubashe gukomezanya muri ryo nk'uko ryanditswe mu rwandiko rwa mbere rw'Abitesalonike ibice byaho 4 umurongo wa 13 kugera ku wa 18. Aranditswe ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu Yesu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami we iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo mwakire neza ijambo ry'Imana. Twese rero uko turi hano mu izina ry'itorero rya Gasave, twese dusangiye ibyago. Aba bene data ufite amafoto yabo hano, n'abandi bari mu rugo batubwiye, n'abandi bari hariya kuri Paruwasi Gasave, bari ingingo zacu mu buryo bubiri. Ruhande rwa mbere bari ingingo zacu mu by'imiryango, kuri bamwe bari ababyeyi, abandi ari abavandimwe, abandi ari inshuti. Hanyuma ku ruhande rw'itorero aba bari ingingo zacu, bamwe bari amaso yacu, abandi bari amatwi, abandi bari umutima mu byiciro runaka, abandi bari amaguru atugendera. Mbese umuntu wese uri muri uyu mwanya, twese dusangiye ibyago. Hanyuma rero nagira ngo duhumurizanye dutya, buri wese uwo wicaranye nawe umuhereze ikiganza umubwire ngo humura kandi komera. Muhumurizanye mutyo nk'abafatanye urunana, nk'abafatanije, nk'abasangiye ibyago, mubwire ngo humura kandi komera. Nahoze ndimo gutekereza ku ijambo Mubwiriza Salomo yavuze muri icyo gitabo cy'Umubwiriza mu bice 9 umurongo wa 5. Yaravuze ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi. Mu byo tubamo, muri ibi turimo, nta na kimwe bakibuka muri ibi ngibi, kubera ko isi iraruhije. Iyo aba ari ibishoboka uwagaruka yatubaza atari ko muri mu biki. Nibutse igihe kimwe nigeze kubura umugabo wari inshuti yanjye, yari agronome, agenda mu buryo budutunguye nk'uko badutunguye. Hanyuma rero turababara cyane. Rimwe njya gusura umuryango, ngezeyo nganira n'umudamu, arambwira ati naraye ngize inzozi zankomereye zinsobanurire. Ndamubaza ntese nizi, arambwira ati narose umutware wanjye
mubona yambaye ibyera, atarangije atasanga ndimo kurira, atarambaza ngo kanaka urarizwa n'iki, yarya wirwa urimo kurira uvuga ngo naragucitse naragiye, ngo aramubwira ngo ntabwo napfuye, ngo aramubwira ngo niba ahubwo nkunda usenge cyane kandi ukizwe kugira ngo uzansange aho nagiye, kuko aho nagiye ni heza, sinshobora kugaruka ahangaha uri, nta n'icyo wampa ngo ngaruke ahangaha. Ibyo ni ibyiringiro abakristo bizera Yesu tubana nabyo, ni nabyo tunasinzirana, nubwo kubyakira bijya bigorana, ariko ijambo ry'Imana mva uko ritubwiye, riratubwiye ngo ntabwo dushaka ko mutamenya iby'abasinziriye kugira ngo mutababara nk'abadafite ibyiringiro. Iri jambo waryumvamo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni ukumenya abo basinziriye, ntitubashyire mu mubare w'abapfa nk'uko abandi bose bapfa, kuko ahandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa abapfira muri Kristo Yesu, kugira ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Uburyo bwa kabiri ijambo ryumvikanamo rigaruka kuri twebwe abakiriho, ni urubwira ngo twebwe uko tubatekereza cyangwa se uko twitekereza uko tubayeho, ntabwo dukwiriye kubaho mu mubabaro nk'abatagira ibyiringiro, ntidukwiriye kubaho mu mubabaro nk'abadafite Imana, ntidukwiriye kubaho mu mubabaro nk'abatarigeze bakizwa, nk'abatazi iyo bava cyangwa se batazi n'iyo bajya. Ahubwo iri jambo riratubwiye ngo ubwo bimeze bityo rero, ubwo Yesu Kristo yapfuye akaba yaranazutse akajya mu ijuru, uko niko natwe bamwizera bamwiringira, natwe nitunyura muri iyi nzira y'urupfu tuzamusanga mu ijuru atuzuye. Haleluya, 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 haleluya. Ndabizi neza ko urupfu rurababaza, rutera igihunga, rutera ubwoba, rutera ihungabana, rutuma abantu batekereza nabi, rimwe na rimwe n'Imana tukayitekereza ukundi, bitewe n'umumaro abacu batuvuyemo bari batumariye, bitewe n'umumaro nanone bari kuzatumarira, cyizere twari tubafitemo cy'ibyo bazatumarira. Ariko hari imvugo nziza nubwo nayo ivunanye muri nk'ibi, tubwira ngo Imana yabakunze kuturusha, hanyuma igira gute? Irabishyira. Ibyo rero ubwo bimeze bityo, bikadusaba ko natwe ubwacu dukwiriye gushaka uburyo dukundana n'Imana cyane, ikatwishimira cyane, kandi bivuga ndabizi umwanya w'ubuhamya nugera tuzagenda turushaho kumva neza imibanire y'aba bakozi b'Imana babanye n'Imana, babanye n'itorero, uburyo bakundaga Imana bakanayikorera, ariyo cyatumye Imana ishima kubishyira gutyo. Ijambo ry'Imana icyo ritubwiye ni iki? Ratubwiye ngo Yesu Kristo amaze kuzuka, uko yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we, banana nabo.
bikubera ibyiringiro by'uko hari igihe tuzongera tukababona, ariko ntabwo ari muri ubu buzima turimo. Kandi ndongera mbisubiremo, ubaho babaye baruhukiye bahasinziriye, bibaye ari ngombwa ukavugana nabo, ntabwo bagukundira kugaruka ahangaha. Reka nkubwire muvandimwe uri hano, ijuru tuvuga ntabwo ari amagambo, kandi ijuru duhamya rirahari, ririho neza cyane. Nanjye ndi umugabo wo kubihamya nubwo ntarajyayo, ariko Imana yamishuriye ko ijuru rihari. Kuko kugira ngo nizere Yesu njye byantwaye igihe kinini kandi byaranamvunnye. Ntangiye no kwinjira mu rusengero, ntangiye kumva inyigisho zo kwihana, nafashe igihe cyo gusenga Imana, mbwira Imana ngo ntabwo nemera ijuru ntazi niba ririho, nta nubwo nzabwiriza abantu ijuru ntazi niba rihari. Ijuru rero Yesu yarimpishuriye, kandi agira ngo mbabwire ngo mu ijuru hari ibyiza ntashobora kukurondorera ngo ubyumve, keretse ugize umugisha wo kurihishurirwa nawe warikunda by'intangarugero ukamenya ibyo ubwira abandi. Ariko ijuru ryo rirahari. Uko ndibuka ko munsi Yesu yamagariraga ku muryango w'ijuru, numvisheyo indirimbo nziza z'abaririmbyi, numva incurango nziza nigeze numva uko baririmba, mfatamo amagambo nk'atatu, namaranye iminsi itarenze 7, arongera arancika aragenda. Nabonye imyiteguro y'abamarayika mu ijuru, ubwo Yesu yambwiraga ngo ngwino njye kukwereka uburyo ijuru ryiteguye umugeni uzava mu isi. Iyo nibutse iyo filime muvandimwe uri hano, nanjye numva nkumbuye ijuru. Ntabwo navuga ngo Mana nyica unjyane mu ijuru none ahangaha, kuko mfite iminsi Imana yangeneye, ariko nagira ngo nkubwire ngo uko ngenda, uko nkora, uko mvuga, uko nicaye, nagira ngo nkubwire ngo ijuru rirahari kandi tuzarijyamo. Hanyuma ijambo ry'Imana ryatubwiye ko hari ibintu bitatu bizakorwa kugira ngo itorero riri mu isi rizamuke rijye mu ijuru. Ariko mbere y'uko ibyo bikorwa, avuga ngo twebwe abakiriho uyu munsi, yewe nawe, ntabwo tuzabanziriza na hato abasinziriye muri Kristo Yesu. Ntabwo tuzabatanga mu ijuru, ahubwo ngo azabanza bazure akoresheje ijwi ry'Imana cyangwa se impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda ya Kristo Yesu. Ibintu byombi uko ari bitatu dore icyo bivuze. Impanda y'Imana niyo kuzura, guhamagara abasinziriye muri Kristo Yesu, ababwira ngo nimuzuke. Niyo mpamvu Yesu ubwo butware bigeze kubukoresha rimwe, ageze hariya aho bari barashyinguye Lazaro, ngo ahagarara yitaje aho yitegeye abantu, arangije arahamagara ngo Lazaro, Lazaro sohoka. Kandi Lazaro ngo arasohoka, asohoka ahumeka ameze neza, aravuga ngo nimumuhambure mureka akomeza agende. Impanda y'Imana izatuzura abo babyeyi bacu, abavandimwe, inshuti zacu, ndabihamya ndashidikanya ko bazazuka. Hanyuma rero ijwi rya marayika ukomeye icyo rizakora ni ukugira ngo ritunganye ikirere, ngira ngo ryirukane ya myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ya myuka mibi itangira amasengesho, ya myuka mibi iza kuturwaniriza mu isi, ya myuka yarwanije Daniyeli. Ijwi rya marayika ukomeye kuko n'ubundi yivuze akirukana Satani n'abadayimoni mu ijuru muri ya ntambara, n'ubundi naranguriye iryo jwi, abadayimoni bo mu kirere, ya myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru izikanga ijwi rya marayika ukomeye, imanuka inkungugu. Yesu nawe ahita avuza impanda avuga ngo torero nimuzamuke. Abadayimoni bamanuka biruka bahunga ijwi rya marayika, natwe tuzamuka dusanganiye umwami wacu ku bicu. Biravuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana iki? Ndagira ngo ubwire ngo muvandimwe, inshuti yanjye, reka tubabare none, ariko ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro. Kubabara
nk'udafite ibyiringiro. Umuntu wabaye adafite ibyiringiro atuka Imana, agatongana ngo Imana yakoze ibiki, akayicira urubanza, akavuga ibintu byinshi Imana yagombaga gukora n'ibyo itagombaga gukora. Ariko nagira mubwire ngo umuntu wese ubaye afite ibyiringiro aravuga ngo nubwo bigenze bitya Imana yashimye ko baca muri iyi nzira. Twatangiye turirimba ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, muri ayo ibihumbi harimo n'iryanjye uwangeneye. Nta muntu n'umwe umenya igare rizamujyana, ariko icyo tuzi cyo nk'abakirisitu ni uko tuzajya mu ijuru. Ararekwa ntashira, nta n'ubwo uyu mwanya muntu yavugamo ibintu byinshi cyane, kuko nagira ngo tugire ku musozo. Mbabwire ikintu gikomeye Yesaya yavuze muri 26:19. Yavuze ngo umukiranutsi arashira, ariko abantu ntitubyiteho. Aravuga ngo kandi uko agenda abakiranutsi bagenda bashira mu isi, bagenda Imana ngo yamuteguriye ko abaruhutse imiruho ye, abaruhutse imihate, ngo abagezi wabo hiteka ryose. Bundi ntabwo iyi si twayihozemo, twahoze mu Mana, isi n'ijuru bitarabaho. Hanyuma kubw'urukundo rw'Imana, Imana ishima ko twimana nayo, itugenera isi tugomba guturamo tukimana nayo. Ariko umwanzi wacu Satani abimenye, avuga ati ubwo bwami n'ubutware Imana ibahaye nzabibavutsa. Ubwo nirukanwe mu ijuru kubw'icyaha, nanjye nzakoresha icyaha ngishyire muri uriya mwana w'umuntu wawe buriya butware, bityo uko Imana yanciye nabizabace. Ariko Imana yari ifite umupango wa kabiri, idutegurira Kristo Yesu ngo aze kuducungura, atunyage mu maboko y'umwanzi wacu Satani. Nyemerera turambure ibiganza duhese icyubahiro. Iwacu rero ntabwo ari inaha tuhanyura ducumbitse, niyo mpamvu ari n'abatubanjirije harimo abagiye bamara imyaka za 970, harimo Adamu bamaze imyaka za 930, n'abandi bagiye bamanuka. Uyu munsi iminsi yacu ni 70, n'imyaka 70, yaba myinshi ikaba 80, ariko ikaba irimo ibibazo mu ruho, ingorane bigenda bisimbura n'ibyiza n'ibibi. Ariko ibyo byose Yesu yarateguye. Ndashimira Kristo Yesu ko yaduteguriye ijuru, aho tuzajya kuruhukira tugasubira iwacu hiteka ryose. Nshuti yanjye rero ndagira ngo nsobereze aha ngaha, iwacu hiteka ryose tuyitegurira hano. Hari uburyo tuhategura, kwihana twihanira hano, kwezwa twerezwa hano, mirimo myiza yose tuza kumva, tuzakomeza no kumva y'abavandimwe bacu ikorerwa hano. Ibi byose Imana yashimye ko tubitegurira hanga, muri iyo miruho, muri iyo mibabaro, muri izo ngorane, muri ayo marira, tubitegurira hano byose tukabyuzuza, ariko tukabikora tugenda tubyohereza iwacu mu ijuru. Hanyuma igihe cyazagera iyo raporo yamara kuzura neza, bakaduhamagara, bamara kuduhamagara, natwe abasigaye tukajya duherekeresha abacu tuvuga ngo yakoraga imirimo myiza, yakundaga amateraniro, yakundaga amasengesho, yafashaga abakene, yitaga ku mfubyi n'indi mirimo yose myiza. Hanyuma ikaduherekeza mu buryo bw'amagambo, ariko nanone tukagenda tuyisanga mu ijuru, Imana ikatwakira. Kubera iki? Ndagira ngo usobanukirwe neza ibyo mvuze. Dusenga Imana. Koloneli yakoze imirimo myiza mu isi, raporo yayo irazamuka igera mu ijuru atarajyayo. Nako ndashaka kugira ngo usobanurire, utaza kugenda ufite ikibazo utebye avuze abivanye hehe, ariko nagira ngo ubwire ngo kujya mu ijuru iwacu byitegurirwa hano. None ugira ngo uyu mugoroba Imana twebwe ntiduhaye umwanya wo kwitegura?
reka twibuke umutwe dusenge Imana rero. Impande zavuga abasinziriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe abazaba bakiriho basigaye duhindurwe tuzamukanwe nabo dusanganira umwami wacu Yesu mu bicu. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana iki? Bwira mugenzi wawe muri kumwe ngo natwe tuzajya mu ijuru, kandi babwire ngo n'abacu tuzababona. Turagushimiye Imana, ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe ni itabaza, kandi ijambo ryawe ni inkoni yo kwishingikirizaho. Aba bacu batuvuyemo basize imiryango itari muto, harimo abana, harimo abatware, harimo abavandimwe, harimo ababyeyi, harimo inshuti z'inkoramutima, harimo n'umuryango wagutse muri rusange. Basize amatsinda bakoreragamo umurimo wawe, ariko nubwo bagiye umurimo wawe urakomeje. Nta muntu wabasha gutaha ku mutima wa mugenzi we ngo awumare umubabaro mu buryo bukwiriye, ku buryo yashobora kumwibagiza ibimubayeho muri uyu mwanya. Ariko umwuka wera ijambo ryawe riratubwira ngo ni umuhoza, niwe konsolateri wacu. Turasabye kugira ngo yegere imitima yose ishenguwe n'umubabaro dufite wo kubura abacu twakundaga. Mwuka wera ari wegera iyo mitima, kuko abasha kwinjiramo akagera mu byumba byose by'umutima, abasha guhumuriza imitima y'abana bawe, kandi ayikomeze, maze ategurize buri wese muri twebwe kwitegura no gukora ibyiza adacogora, kugeza igihe nawe igihe cye kizagera. Yaba ari igare rije cyangwa ari impanda ivuze, intego yacu ni imwe, nuko tuzagusanganira mu bicu kandi tukazabana n'abacu iteka ryose. Turagushimiye kuko ijambo ryawe ureherekeresha imbaraga, ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu tubisabye, amen. Umubyeyi wacu umushumba utugejejeho ijambo ry'Imana, ibyo byiringiro dufite byo kujya mu ijuru, biriravuga ngo tumaranisha umubabaro kubwirana mu magambo ko tuzataha iwacu ari mu ijuru. Iwacu si hano mu isi, turahaba tukakorera imirimo yose ituma tubaho, ariko nyuma yaho tukayivaho. N'abatubanjije bagiye bagenda gutya. Imana rero imuha umugisha Pasiteri Kabera utugejejeho ijambo ry'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza rero, tugiye kwakira ubuhamya bwa bene data. Hano nkuko nabibabwiye, dufite imiryango igera kuri 5 yabuze ababo, ariko ubu hano hari imiryango 3 niyo tugiye kwakira. Batugezeho ubuhamya, barakoresha iminota mikeya kuko iminota yacu iri kugenda. Tugiye rero guhera ku muryango famiye y'Umuringa. Kaka twaganiriye ambwira ati, bana banjye ko nabatereraga ipasi, ko nabitagaho mwarwaye, nimara gupfa muzaba abandi. Yaratuganirizaga, ariko we wabyumvaga nk'ibintu bisanzwe, ntago nyine watekerezaga ko ariko bizarangira. Kuri wa 5 nimugoroba yantumye umukenyero njye kuwumuzanira, ahantu yari yabusize, ndagenda ndawubura. Kaka yari yakomeretse urutoki kandi avunikira twebwe. Kaka yaragize 90% by'ubuzima bwanjye. Kaka twarabanye. Ikintu cya mbere mushimiye, kuva nkivuka kugeza uyu munsi, Kaka niwe muntu wa mbere wabashije kuba yanjyana mu nzu y'Imana. Kaka niwe muntu wa mbere wanyigishije gusenga. Kaka niwe muntu wa mbere wanjyanye muri korari. Kaka twajyaga tujyana kuririmba mu masurute ya za Kibungo, akagenda mpetse mu mugongo.
natangiye gukorera Imana mfite amezi 6 kubera akaga. uko turi turabikesha mama, twagize amahirwe make yo kugira umubyeyi data atabaruka tukiri impinja, ariko dushimiye Imana ko mama atabarutse nibura hari aho tugeze. Mama yakoze imirimo myinshi itandukanye. Mu gihe rero tumaranye yambereye umubyeyi, ibyo byose ntabwo byabaye ku magambo gusa, yaranabikoze akagenda binyereka ko ari umubyeyi. Kuba nibura tutaranamurwaje ngo tumenye, nibura tumenye ngo byarateguwe kugeza n'uyu munsi, hari ubwo umuntu atekereza ngo wenda aracyari muzima, kubera ko ntabwo kubyumva ngo yaragiye mwaravuganaga ejo, abantu bamwe barabonanye nawe mu gitondo, ntiyigeze arwara, ntiyigeze agira gute. Icyo kintu cyaratubabaje cyane. Ababyeyi bacu muri rusange ni abantu babanye kandi mu rugingo rw'itorero. Dushimira Imana ko batabarutse bakiri mu nzu y'Imana, nibyo gushimira Imana bidashidikanywaho. Rero ni abanyabugingo, ni abantu basenganaga cyane kenshi. Murenzi ni mukuru mu bintu bigendanye no gusenga. Mama Fisi nawe ni ukuri ya Serafine, mama bagendanaga. Mbere yo guhaguruka bagenda barabanje barasenga, basenga Imana. Ntago nari nabimenye ngewe, amakuru ntago nari nyazi ko mama azajya ku Gisenyi. Byabaye ngombwa ko nimuka, ntago ngituye Kagugumba hari i Kanombe. Naje kubona ubutumwa bugufi kuri WhatsApp umuvandimwe hano Kaguga ambwira ati maze kumenya amakuru ko Murenzi n'umudamu we bitabye Imana. Ati se birashoboka umudamu wa Murenzi na Murenzi ngo murumuna we abatabizi? Mu gihe nkiri muri ako kanya mfite mushiki wanjye mukuru witwa Nyensi, abarampamagaye ati amakuru numvise ko mama we yitabye Imana nibyo? Ndamubwira ntayo makuru ntago nigize nyamenya, ahubwo bambwiye ko ari umudamu wa Murenzi ndetse na Murenzi bitabye Imana. Tarashira nk'iminota 5 cyangwa 10 nibwo murumuna wanjye ndamukunda Patrick, umuhererezi wa mama, yampamagaye arambwira ati se wamenye ko mama yitabye Imana? Navuga nti oya ntabwo ariko bimeze, atahubwo ni umudamu wa Murenzi. Bambwiye ko mama ari yagiye Gisenyi, numvise ko ariko bari bajyanye, impita numva ko bidakwiye gushidikanya. Nafashe imodoka ndahaza, gerageza gufata telefone ngo mpamagare inshuti zanjye birananira. Urumva nabaye nk'umuntu ukubiswe nk'inkubange ngo zose gukora biranga. Mbura umuntu nahamagara, mpura n'umumama umwe ndamushimira, inshuti yacu hari i Kanombe, mubwira ibibaye, ansaba ko nahamagara undi muvandimwe witwa Desire akaza kunjyana n'umusirikare duturanye ari hano, nawe ndamushimira. Tumuhamagaye twumva telefone ntibyabasha gukunda. Kuva i Kanombe ngera ahantu hari imodoka byarangoye ku buryo kumenya hano Kagugu byambere ihurizo ritoroshye. Uwo muvandimwe rero ndamushimira washoboje. Twakoze urugendo tugira Gisenyi dusanga nuko byabaye, ariko mu ncamake mu minota 10 baduhaye biragoye. Ariko hari umuririmbyi wavuze ngo ngenda ndashimira mama kuko yatwitayeho tukiri bato. Aravuga ngo yagendaga kubita hirya hino ashakira abana be ubuzima bwiza. Uko turi turabikesha mama, twagize amahirwe make yo kugira umubyeyi data atabaruka tukiri impinja, ariko dushimiye Imana ko mama atabarutse nibura hari aho tugeze. Mama yakoze imirimo myinshi itandukanye tuzabitangaza. Yari umujyanama w'ubuzima, yari umuririmbyi muri korali Byiringiro, yakoreye itorero, yari umuntu ukora mu matsinda amwe namwe yo kubitsa no kugurizanya ibyo bita nk'ibibina. Yabaye umuyobozi w'ibibina byinshi, tunabashimire bamwe na bamwe bagiye batuba hafi mu kudutabara. Kandi ni ukuri ntekereza ko atabarutse nk'inyangamugayo. Imana imuhiruko ridashira, ndetse n'abari ababyeyi. Rero nkiri muri uwo mwanya biragoye, ariko nagira ngo n'ubu nifata aka kanya nshimire umuntu wese waje kudufata mu mugongo, abakomeje kutuba hafi twababonye. Gutabara umwuka reka undi ibintu bigoye. Tunashimira ubuyobozi bw'inzego za leta, cyane cyane ubuyobozi bwa hano turi
cyane Ncamihigo Jean Marie Vianney yakomeje kudukorera ubuvugizi no kudutegurira neza, batuba hafi. Ariko cyane cyane inshuti za Murenzi nizo nshuti za mama, abavandimwe ba mama nibo bavandimwe bo kwa Murenzi, kwa Musengimana bose ni abavandimwe. Nge ndibuka ndi umwana twari duturanye aririmba kuri indi. Uyu muco twagiraga umuco wo gusangira kabisa n'agahiye, hahandi hari ukuntu ababyeyi mu giturage baba batetse, yabura ibishyimbo akagwa agasura atigenda kwa mama Mutoni agushyire mu gasoroza n'ibishyimbo bihiye. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho. Mama Murenzi afite ubuhamya bwinshi, hari inshuti yacu muri rusange. Murenzi ni umubyeyi mwiza, turabishimira Imana ko agihumeka. Kararisa nawe yari umuntu wacu, buriya tugize icyo mu nzego z'ubuyobozi. Iyo wagendaga umbugana ufite ikibazo yakumvaga, ari inshuti ya bose. Mbese aba babyeyi bose uko bagiye murumva ko bari bafitanye umwana udasanzwe. Rero babanye mu byiza byo gusenga, byankubitana nabo rimwe na rimwe ukazuba nyituye hano, baturuka mu gashyamba karano ifu bavuye gusenga. Bidashidikanywa rero Imana ibakire. Twababonye ba Vita, inshuti zacu, turashimira amafamiye yose atandukanye, ntabwo navuga umuntu kundi. Abaturutse imihanda yose bagatsinze nababonye, Imana ibaha umugisha. Abari kutwandikira message, ntabwo twabura gushimira itangazamakuru ritamye kutuba hafi no kudukorera ubuvugizi. Hari abavandimwe batari no mu gihugu cyangwa se inshuti, ariko jya kubona ukabona nibura araguhamagaye binyuze muri itangazamakuru. Hari umumama wacu twari twaragerageje guha amakuru turamubura, ariko social media yadufashije. Imana ibamugisha. Ntago nakwizimba mu magambo, tuzagira umwanya uhagije wo kuvuga, ariko nyine ntago byoroshye, ariko turashima Imana ikomeje kudukomeza. Nkiri muri uyu mwanya rero nagira ngo wenda se nkutanga itangazo ku bigendanye n'umuryango wa Nyirumuringa. Umuryango dufite uhagarariye umuryango muri rusange, umuryango bari mugari, ariko umuryango ni kwa mama hano iwacu. Tuzashyingura kuwa 4 i Rusororo. Tuzahaguruka hano saa 2 za mu gitondo twerekeza hariya Kacyiru. Tuzava Kacyiru tugana kuri Paruwasi Gasave ko ari umukristo. Urwo rugendo rwose tuzarufatanya kugera ku mugoroba saa 10 tugeze i Rusororo. Abakomeje kutuba hafi n'ababanye natwe, Imana ikomeze kubaha umugisha. Abavandimwe rero bose ntabwo bashobora guhagarara imbaraga nk'iziba bigoye, ariko mama yari afite umukwe. Uyu mugabo duhagararanye n'umukwe wa mama, umukobwa mushiki wanjye nkurikirangwa mu ntege. Uyu ni umugabo we. Ntabwo rero yari umukwe gusa, ahubwo yari umwana. Nagira ngo munyemerere nayo tumuha akanya noneho agira icyo avuga mu gihe gito bari bamaranye. Murakoze. Murakoze. Nitwa Brice. Ibintu byo kuvuga kuri mukecuru muri uyu mwanya biba bigoye, nkuko Nyirumuringa bivuze. Mukecuru mu gihe twabanye tukimara kumenyana, yajyaga ambwira ati wowe ntuzajye wifata nk'aho uri umukwe wanjye, uri umwana wanjye. Igihe cyose uzajya abantu yenda aribo bazamenya ko uri umukwe wanjye, ariko njyewe ngufata nk'umwana wanjye. Uyu munsi rero ubu nibwo nanjye nari ngeze igihe cyo noneho byo kugenda nikuramo cyuko ndi umukwe, maze gutinyuka mufata nka mama. Ni ibintu bitoroshye kubisobanura. Mu gihe rero tumaranye yambereye umubyeyi, ibyo byose ntabwo byabaye ku magambo gusa, yaranabikoze akagenda binyereka ko ari umubyeyi. Rero ndamushimira. Muri uyu mwanya rero icyo nshimira Imana, twajyaga tuganira akambwira uburyo bwo gukorera Imana. Yakoreye Imana buriya cyane. Ubu yari amaze imyaka irenga 30 akorera Imana.
bivuze ngo njye navutse yaratangiye gukorera Imana. Uyu munsi rero ntabwo nshidikanya ko agiye mu ijuru, ndabizi neza ko agiye mu ijuru kuko ijuru yararikoreye. Buri muntu ahangaha ndetse wamuhereza umwanya yavuga kuri mukecuru, ni umuntu washoboraga kugira ikibazo, yaba akuzi yaba atakuzi, akubona muri icyo kibazo mukagifatanya, akakibanamo nawe, akaba yasinzira ari uko kibashije gukemuka. Rero ikindi kintu cyambabaje cyane ni uru rugendo rwiwe, kuba nibura tutaranamurwaje ngo tumenye, nibura tumenye ngo byarateguwe, kugeza n'uyu munsi hari ubwo umuntu atekereza ngo wenda aracyari muzima, kubera ko ntabwo kubyumva ngo yaragiye mwaravuganaga ejo, abantu bamwe barabonanye nawe mu gitondo, ntiyigeze arwara, ntiyigeze agira gute. Icyo kintu cyaratubabaje cyane, no kugisobanukirwa biratugora, ariko icyo nshimira Imana nuko ariko yari yabishimye ikaba imujyanye, ndetse n'uriya muvandimwe bari kumwe n'inshuti ye cyane, ndabizi ni abakozi b'Imana bose, bose ndabizi neza ko bagiye mu ijuru. Turabashimiye rero abavandimwe, inshuti, imiryango muri hano, dushimira cyane n'abantu bavuye mu gihugu cya Uganda, mwese turabashimiye kwifatanya natwe. Murakoze.